uhambiriyeho ubupfapfa. Iyo ikintu gihambiriwe ku kindi, think about it. Umutima w'umwana, let's say this is a child's heart, uhambiriweho ubupfapfa. Donc biri intermingled, biri intertwined ku buryo nyine udashobora gutandukanya ubupfapfa n'umutima w'umwana. Niyo mpamvu tubona abana bakora ibintu biri crazy, like ugasanga yagiye muri douche ari kuvanga wenda korogate, mayonnaise, ari umukobwa wanjye ajya byita experiment, ari gukora experiment kubera inanirira. Hari igihe abagore twumva ko ari twe dushakira abana bacu ibyiza, tukumva ko ba papa babo ntacyo bibabwiye. Ugasanga ababyeyi baravuguruzanya. Niba umwana asabye mama ikintu, wenda akubwira ati mama waretse nkajya gukina cyangwa se waretse nkajya gusura abaturanyi, mama akamubwira ati oya burije ntabwo ujya gusura abaturanyi, cyangwa se yabanje kuri papa aramubwira ati oya burije ntabwo ujya gusura abaturanyi amasana. Rero ababyeyi benshi bibwira ko niba kunda umwana bakamuha ibyo bintu by'ibanze, bakamushaka minerivare, umwana wabo azaba mwiza. Ngira ngo baba bafite perspective y'uko iyo akana kavutse mwese mubabona ukuntu gateye imbabazi. So abantu benshi banakita kamarayika, which is a lie. Nakomeza kubivugaho nyine. Uzigisha umwana wawe, uzarera umwana wawe ukoresheje psychology yo mu isi, aho bakubwira bati umwana ukwiye kumureka uko yumva ibintu niko bigomba kugenda, umwana ukwiye kumureka ibintu bibakora nuko akiri muto azagenda akura bireka, umwana ntabwo ukwiye kumuhana. Baragushuka ubwenge bw'isi Imana ibwita ubupfu.